Kangubwire mujye mwubaha abakiriya. None se kandi gutangiye ibintu biragutya nabitekera umugabo. None se gutangiye kurwana ibintu biragutya nabitekera. Ubu n'ubugari waragutya nabitekera umugabo. Ubu n'ubugari warumaye. Nakira nawe biki. umugore kameze nabi. Bada ntureba ibintu bunkoreye ambanze nkwereke. Ujya wibuka ko umukiriya ari umwami. Bekaye ndabona wicaye. Surabona turi burya ikira. Subiza. Turarya iki? Turakurya. Jesus is Lord. Kucece. Saza wirirwa wicaye. Tajya guhiga nk'abandi bagabo wundi se w'amariye. Yesu! Nk'iyo wifashe ukaza ugasakuza gutyo bingana gutyo. Ukaza ukantunganya ukambwira ngo ntabwo undi mugabo si nta kintu nkumara naki ngo turarya iki ngo turakoresha iki ubu kuko uyobaye yuko akazi kabuze muri iyi minsi. Wajya ngo mbigenze. Wagiye kureba akazi urakabura cyangwa uzaza wirirwa wicaye. Subiza. Ngo ni wakora iki uramwibona? Komeza wivugira ibyo ushaka. Oya subiza. Ngambwira ikintu maze. Subiza windeba mbwira. Nasonisha. Mba ndaje rwose gufatira umugambi wenda nunaniwe. Urananiwe nturi umugabo. Ko ndabona kubana nawe ari danje. Sindya sinywa gusa umaze ugiye kureba afite gahunda shiri wanjye. Wanyumvishije? Samuji kompana wese none umusijagenda. Shabyihore wa muvandimwe. Ubu ngubu mu rugo wanjye rwose uko habona uko. Mu rugo urakinga babiri. Yagenze bike. Birakaze rwose. Dore ubu madamu wanjye ni ukubyuka nuka. Ni ukubyuka mbwira nabi ngo nta posho nkimuha mu rugo. Mbese ngo inzara igiye kuzamwica. Kandi rwose muri iyi minsi akazi karabuze. Nabuze ikintu kimwe nakora. Kazi kabuze ko ari ubugabane kuzawe ko muzi. Wowe nabyuka uryamye kwirwa wicaye yabe no kujya gushaka ikebe nk'abandi ugiye ugasema nk'abandi. Nta nubwo wafata wabuze inote ibihumbi 2 ujye gutera agataro nk'abandi. Jyewe wa muvandimwe agataro se shanze agashobora. Wese agataro ntiwafata n'isuka ngo ujye ku ndege nk'abandi. Yabusika urebye ibijyanye no gufata igitero rwose sinabishobora. Ariko wenda agataro ko napfa kugerageza nkareba. Ariko si ikibazo. Amahane rwose. Reba wa muvandimwe ucuruza kuri butike y'Epfiriye. Uzibe n'abagore ejo bundi bamukoreye. Akujye navuze ati yaza kubara ingiyeho. Niguhita muhondagura aho ngaho sine no kubyihangana rwose. Ariko we yarihanganye. Ibyo umuntu arabyihanganye kuko umukiriya aba ari umwe. Umukiriya ni iki? Umukiriya aba ari umwe. Kuko ntabwo umukiriya azaza ngo umubwire nabi ngo nakusugira nawe umusubize nabi. Icyo gihe ntabwo azaza. Kandi icyo waje gushaka amafaranga ugomba kubyihangana nyine ukabyuka tuzi. Ntabwo ugomba kumubwira nabi. Cyase kandi ibyo ngomba gukora byo. Ngomba kumenya gukora ibintu byo kugira imijinya rwose nkabyikuramo.
nkemera kugatara nkagacuruza ntabwo nzakomeza kugira ubu n'umujinya. Igitekerezo cyawe ari ikihe nyine ugomba gukora nibyo nyine nkakurura amafaranga. umujinya ntabwo kibaho nta mpamvu. Aseka rero nubwo usanze nicaye aha ngaha ndimo gutekereza ubu ngubu ahantu ngiye kujya kureba umuntu wanguriza udufaranga, n'ubu ndibaza ukuntu ngiye kujya kureba umuvandimwe hariya hirya ngo mubwire angurize inoti y'igihumbi ndebe ko uyu munsi twaza kurya. Jesus is Lord. nanjye nayo ncanya ngo njye gukora ariko ugomba kwisubiraho nyine ugakora kabisa. Reka nkugezeho ku irembo. Meze gutera. Amahoro di. Meze gutera. Muraho. Amahoro. Amahoro. None ubugari nangahe? Kiro bibiri. N'ubugari nyabugari umuntu arabusonga akaburya bugari. Ese buri muri kanga urabona ubugari bw'ifuku kandi ubugari bw'inyumba. Uratuma nigira kwa Karori. Oya. Ntacyo kamuze. Akuraho icyo cya senkanye guhere 1950. Reka uri muri ampenda reka. Ndaguha inote 500. Jesus! 900. Babarira sha. Amafaranga yo muri Kigali arahenda. Ngiye guhahira kwa Karori niba utabishaka rero. Ngiriwe madame. Ubugari rero ni inoti y'ibihumbi 2,000. Oya nta makeya abantu bose barabizi yuko ari 2,000. Bwiza se mayinusu. Inusu? Ariko ubu bwiza kuri wa muganga. Ubu bugari uramuka ugiye ukabuhereza umugabo wawe. Ndakubwiza ukuri ahita akubwira ngo aho hantu waguriye uzajya urujyaho buri munsi. Niba ari bwiza nta kibazo. Agupimire yo kubera yuko hari ubwo nashyizemo hano ikiro ngabanye bataza gufumbwa kubera umurongo uri hano. Ariko se madame akwita ndera Bahita Cyuzuzo. Cyuzuzo? Cyuzuzo. Barahita kwa Damascene. Cyuzuzo rero uzajya uzungurira ubugari. Ni ngiye muntu ufite ubugari muri no karitsiye buryoshye kurusha abandi bose. Uteka agasosi karyoshye ariko yaje. Ubugari nabona bari buze ko burya kabisa bugashira. Icyo mbona cyo ahubwo none uriya muvandimwe yangiriye inama y'akazi ngomba gukora iyo nabikora mba naraburije rwose. Urumva ubugari se buri kurura? Oh shit! Urumva ubugari buri kurura? Ubugari bwanjye se burarura kandi kandi aribwo ndaho buri munsi wa Kandi mudamu. urumva ari bubi buri kurura? Ese ubu nibwo bugari wambwiraga bw'igihumbi urumva buri kurura? Bamubwire rero wa mugore ubugari ncuruza abantu bose barabizi. Ntabwo ubugari ari bw'ibihumbi 2. Nimba umaye ubugari bw'igihumbi ntabwo wakakwiye kumva ubugari. Reka nkubwire rero njye ntabwo nabwira. Oya reka nkubwire ubahane. Umaye ubugari burura ntibyavamo. Jyaho neza wowe. Oya mbabarira.
barangubwira mujye mwubaha abakire none se kandi kutangiye ibintu biragutya nabitekera umugabo none se kutangiye kurwana ka ibintu biragutya nabitekera umugabo ubu n'ubugari waragutya nabitekera umugabo ubu n'ubugari wari umaye nakira nawe biki n'ubugari wari umaye ujya wibuka ko umukiriya ari umwami